niyo tuvuga amategeko areba ubutaka, amategeko areba izungura. Umunyamategeko John Mudakikwa ayobora umuryango Serura ugamije kubaka igihugu kigendera ku mategeko, atanga urugero rw'amategeko umuturage uwo ari we wese agomba kuba azi uko byagenda kose. Niyo tuvuga amategeko areba ubutaka, amategeko areba izungura, amategeko areba umuryango, amategeko areba procedures zijyanye n'imanza nshinjabyaha, amategeko areba ibihano, amategeko areba kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibyo byose ari n'amategeko usanga umuturage akeneye kumenya, ariko ubu hakiyongeraho itegeko nshinga, hakiyongeraho n'amateka amwe n'amwe agenda ashyirwaho. Bamwe mu baturage babwiye itangazamakuru ryacu ko ari ngombwa ko basobanukirwa amategeko, kuko ngo kutayamenya bibagiraho ingaruka. Ukuntu numvise babivuga nuko nyine ari ibintu bitashoboka ko isambanyije umwana bakagufata ukatira imyaka 25. Nta tegeko nari muzi. Tegeko ndayazi. Urayazi? Tubwiremo nka rimwe. Tegeko nuko kurengera abaturage. Kurengera abaturage. Ndio ryane. Tubwire nk'itegeko nka rimwe zirengera abaturage. Tegeko rirengera ko nta kintu kigomba kubahungabanya. Nta tegeko nari muzi wakuti itegeko nk'iri hari aho bavuga gutya nawe. Ntabyo nzi. Ari nk'igihe usanga impanuka zabayeho, impanuka zabaho ugasanga nk'umuntu bitewe n'uko atazi ngo yagana inzego za polisi, ugasanga ararenganye cyangwa se umuryango we urahungabanye, arapfuye. Nubwo hari ihame mpuzamahanga mu by'amategeko rivuga ko nta muntu ushobora kwitwaza ko atazi itegeko, ku rundi ruhande abanyamategeko bagaragaza ko hakwiye kujyaho uburyo bwihariye bwo gusobanurira abaturage amategeko, by'umwihariko akora ku buzima bwabo bwa buri munsi, mu kwirinda ingaruka zaturuka ku kuba batayazi, zirimo kwiyongera kw'ibyaha n'abahura n'akarengane. Ku baturage kutamenya amategeko bigira ingaruka nyinshi. Icya mbere, hari igihe usanga abaturage bica amategeko cyangwa se akabagonga kubera ko batayazi. Icya kabiri nuko amategeko buriya ateganya uburenganzira ku muturage. Rero iyo umuntu atazi amategeko, hari igihe uburenganzira bwe buhungabanywa cyangwa se akarenganwa, ntamenye uko yakoresha amategeko kugira ngo amurenganure cyangwa se amufashe kugira ku burenganzira bwe. Icya gatatu ariko bituma umuturage atamenya nanone inshingano ze. Ni ngombwa ko higa uburyo abaturage bose mu byiciro bitandukanye, kuvuga abadamu, urubyiruko, abana, abafite ubumuga, abo mu cyaro, abo mu mijyi. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko abayobozi mu nzego z'ibanze aribo bagomba gufata iya mbere mu kwigisha abaturage amategeko, cyane ko ngo itegeko rishya rigenga uturere ribaha izo nshingano. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney arabisobanura. Ngira ngo itegeko rishya rigenga uturere ndetse n'itegeko ry'umujyi wa Kigali harimo ingingo zahaye inshingano abayobozi b'umujyi wa Kigali, abayobozi b'uturere, inshingano yo kwigisha abaturage amategeko, ari amashya ari n'asanzwe, uko byatanzweho ibitekerezo, bakanareba amategeko kenshi abaturage bahura nayo. U Rwanda rukunze kuza mu myanya y'imbere mu bihugu byubahiriza amategeko, kuko nka raporo y'uyu mwaka y'umuryango World Justice Project yarushyize ku mwanya wa mbere muri Afurika. Gusa abarebera ibintu ahirengeye bagaragaza ko hakwiye kugira igikorwa, hakazibwa n'icyuho cy'ubumenyi buke bw'abanyarwanda mu kumenya amategeko, kuko nk'ubushakashatsi bwa 2017 bw'ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko Legal Aid Forum bwagaragaje ko abanyarwanda bangana na 4% aribo basobanukiwe amategeko. Daniel Hakizimana, Flash TV.